Ikibazo cya Yago na DJ Brian kimaze gufata indi ntera gusabira bibyuya ntibiba amaraso, aho na minisitiri abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yatabaje riba agira ati nabanje gukeka ko iby'uru rubyiruko rurimo ari ugususurutsa muri showbiz, hajemo ibyo kuvuga uturere abantu bavukamo n'Inyarwanda, narikanze #Yago Godfather Emirene Sky2 n'abandi, gutukana no kubeshyerana si umuco mu bivemo. Rib Rwanda muturebere ko nta byaha bari gukora, nta kabuza nta minsi na mike iraza gucaho muri aba bantu tutumvishe umwe bamutaye muri yombi. Gusa mbere yuko tujya muri ibi byose, reka tubanze dusubize ibi inyuma turebe ngo ibi ngibi byatangiye bite. Yago amazina yiswe n'ababyeyi ni Nyarwaya Inosa, yavutse mu mwaka w'1995, ni umuhanzi w'umunyarwanda ndetse n'umunyamakuru w'imyidagaduro. Yago yatangiye gukora umwuga w'ubunyamakuru mu mpera z'umwaka wa 2015. Uyu Yago yigeze no gukundwa n'umubare munini w'abakunzi b'imyidagaduro, cyane cyane abumva ikinyarwanda n'ikirundi. Nkuko nabivuze, wamazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwambeho, niko iki cyamamara ubuzima bwacyo buri mu mazi abira, ariko ni nako arimo ararwana ateragura imigeri kugira ngo arebe ko yakwikura muri iri sayo yashyizwemo na DJ Brian, Jihad, Godfather ndetse n'andi mazina akomeye muri showbiz nyarwanda. Muri iki kiganiro tugiye gusobanura impamvu Yago ari we munyamakuru n'umuhanzi wanzwe cyane n'abandi banyamakuru b'imyidagaduro. Turaza gusobanura urwango rwa Yago na DJ Brian, tugiye kureba uburyo Yago yabaye umuhigo mu kibuga cy'imyidagaduro, uko ahangana n'urwango n'uburyo abakunzi be bakomeje kumushyigikira. Turasuzuma uko Yago yashoboye kubyaza umusaruro urwo rwango. Turaza kurebera hamwe ibyo Yago ashobora gukora kugira ngo yongere kubona urukundo rwa rubanda. Turaza kureba kandi uko abanyamakuru batandukanye bafashe uruhande kuri iyi ngingo itavugwaho rumwe na benshi. Uyu uzwi nka Nyarwaya Inosa yavukiye muri Uganda ariko yakuriye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Mu rugendo rwe rwa muzika no mu itangazamakuru, Yago yagaragaje ko ari umunyarwanda w'umunyamurava kandi ko nta cyamuca intege kuko akora ibyo akunda. Uhereye ku nkuru zo kumusebya zagiye zikorwa n'abanyamakuru bazwi kandi bakomeye, ukagera ku bitutsi bikakaye no kwitwa inyangarwanda, iyi mitego yose iraza akayisimbuka. Ariko nubwo yabindwanye gute, hari umutego mushibuka yamaze kugwamo kandi kuwutegura bizamubiza ibyuya. Uyu mutego witwa cancel culture, mu kinyarwanda tubyita mu nyangire. Iki ni ikintu cyagiye gihitana ibyamamare n'abakinnyi b'abahanga muri uno mukino w'imyidagaduro twita showbiz. Ikibabaje kandi kinateye agahinda nuko abenshi bihisha inyuma y'ino munsibire cyangwa mu nyangire nabo Yago yakoreye mu kabya ngo bataburara. Niko ko babivuze ukuri ngo umutindi umuvura ijisho akarigukanurira. Muribuka Yago asabira inkunga DJ Brian, muribuka Yago ahereza amafaranga DJ Brian arenga miliyoni mu ntoki. Ese muribuka Yago aherekeza DJ Brian bakuriye imisozi ngo bagiye gusura abana. Ariko no munsi aba bantu ntago barimo baracana nuwaka, ahumwa anyuze undahanyuza umuriro waka. Ariko se byagenze gute ngo Yago yisange ku rutonde rw'abantu bagomba kuzimwa, abantu bagomba gukansoringwa muri iki kibuga cy'imyidagaduro? Reka mbanze musobanurira urwango rumeze nk'urwa Ukraine n'Uburusiya. Nubwo waba warabikurikiye, hari ibintu bimwe na bimwe utabashije gukurikira. Abakurikiranira bya hafi imyidagaduro basanzwe bamenyereye ko uguterana amagambo byiswe beef bihora hagati y'abahanzi, ariko cyane cyane abakora injyana ya hip hop. Gusa ibi byahinduriwe isura, byinjira no kuba bakagombye guteza imbere umuziki cyangwa umuhanzi. Niba uzi bya muzika, nta kabuza uzi cyangwa wahuye n'inkuru zigaruka ku guterana amagambo beef byabaye hagati ya Pfla, Bulldog ndetse na Jay Polly. Carefully, you motherfucker. I don't even hate you. I despise you. I call it cocksucker, nigga. Papa Khalifa. Intanirira kwenesheje kwegetse ikinyenda. Turuvange rw'amasoro y'abakoboyi. Bikinyembo n'amajengo tereko. Kapiro stupido. Mama yaraye hamwe. Niyahene nka nyoko. Ibyara Riderman na Big Guy, Neg G The General, Bruce Melody na The Ben, Jay-Z na Nas, 50 Cent wahanganye bikomeye n'abarimo Ja Rule, Rick Ross, Fat Joe, R. Kelly n'abandi.
urutonde rwo ni rurerure kuko hari n'abahanzi bagiye bahasiga ubuzima nko muri beef ya BIG na Tupac yasize ubuzima. Ibi ngibi ntabwo bibera ibwota amasimbi gusa kuko iyo uje n'ahangaha iwacu mu Rwanda usanga hari n'abari gutukana n'uno munsi nk'aba bana bategejeje ku myaka 25 uno munsi baratukana bagatukana ibitutsi bikakaye birimo na ba nyina na base. Ibitutsi bya bindi umuntu wari wese atabasha kuvugira mu ruhame bo baragenda bakabirikodingira muri studio bakaza bakabitukana, bamwe bagamije kwinjiza amafaranga abandi bagamije kwangizanya aho badatinya no kwibasira imiryango ndetse n'ubuzima bwabo bwite. Gutukana urwango rweruye mu ndirimbo bizwi nka kimwe mu byaranze amateka y'umuziki ku isi kandi kikaza mu biryoshya uruganda kuko bituma buri mufana agira uruhande aherereyeho muri iyi ntambara ku buryo ahora ategereje igisubizo ndatanga bikamera nka filime z'uruhererekane. Nawe urabizi iyo urangije seri nka La Casa de Papel utegereje yuko seri ya kabiri isohoka. Nk'ubu ngubu abantu benshi bategereje indirimbo ya Drake ngo bumve icyo azasubiza Kendrick Lamar. Hari n'abahimba amakimbirane kugira ngo babibyazemo amafaranga. Ibi bizwi nka prank. Umuraperi wagiranye ikibazo na mugenzi we mbere yo kugira ikindi kintu akora ahita ajya muri studio agakora indirimbo yandagaza uwo mugenzi we batabanye neza nawe akamwandagaza, undi nawe yayumva agahita ajya muri studio nawe agakora indi yo kumusubiza gutyo. Ariko uko bagenda basubizanya niko imibare ya streaming igenda izamuka, niko bagenda batwika ku mbuga nkoranyambaga, niko followers bagenda biyongera ndetse ni nako amafaranga kuri konti akomeza kuzamuka. Gusa muri iki gihe ibintu byahinduye isura. Uku guterana amagambo byinjiye no mu bakagombye guteza imbere umuziki barimo abanyamakuru, abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abavanga umuziki n'abandi bafite aho bahuriye n'abahanzi. Ahangaha twavuga aba manager nko Coach Gael adahuza na Muyoboke cyangwa se Murinda Habi adahuza n'umuhanzi Nyarwaya Inosa cyangwa se Roki Kimomo na Papa Cyangwe. Bifu zikomeje kwiyongera muri uruganda rw'imyidagaduro nyarwanda. Ahangaha Inch Kevin avuga ko azafata Zio Trap akamwica akamuhamba ndetse niwabo ntibamubone. Nyiri loko tag fam biroroshye kandi cyane kukuburisha forever na home wanyu ntibaguhambe. Biroroshye kandi cyane kukuburisha forever na home wanyu ntibaguhambe, home wanyu ntibaguhambe. Ibi ngibi bikomeje guteza inkeke nimba bitangiye kuzamo kwicana gufungishanya. Murabizi aho umuhanzi Ririmba yagiranye ikibazo na Inch Kevin bigatuma bamwe muri bo bahunga igihugu. Aho Inch Kevin yahungiye muri Kenya, Ririmba akava mu mujyi wa Kigali akimukira muri Musanze. Ikibazo cyabo cyari kimaze gufata indi ntera bashaka kwicana batumanaho amagengo yabo, bamwe bagendana ibyuma, umwe abwira undi ati singutinya n'undi ati nanjye singutinya. Kuri ubu ku mbuga nkoranyambaga benshi bakomeje kugaruka ku nkuru za Yago ukomeje kwibasirwa n'abantu benshi, bamwe bamutuka abandi bamusebya. Ngo uyu muntu agusuriye ntumwishyure akwita ikiburanyo. Yago nawe yaravuze ati reka mbakorere mu nganzo mbereyike yuko mutandusha umunwa. Ese mwa abantu mwe ko mutari n'abanyarwanda ni gute muza kwivanga mu bibazo by'abanyarwanda? Ahangaha yabwiraga Godfather nawe utari shyashya mu bintu bijyanye n'amatiku, dore ko yagiye agaragara mu bibazo byinshi cyane ndetse byinshi byagiye biba muri showbiz nyarwanda. Ntago byaba ngo uburemo izina Godfather. Uyu nguyu ni gasenya miryango. Uyu nguyu Godfather arabateranya agasigara yihagarariye gutya. Mu mpera za 2023 Yago binyuze mu kiganiro Space kuri X yavuze ko kuva yakwinjira mu muziki hari abantu basanzwe mu ruganda rw'imyidagaduro bagiye bamutega imitego ariko ntiyamushibukana. Yakomeje avuga ko aba bantu atashatse gutangaza amazina yabo bagiye bamutega abakobwa ngo baryamane nawe bamufata amashusho ubundi bayasakaze, abandi bakishyurwa ngo bakore ibiganiro kuri YouTube bamusebya. Yatanze urugero rw'uburyo muri 2019 hari umuntu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wishyuye amadolari 500 umukobwa ngo agenda aryamane na Yago ubundi amufata amashusho bayasakaze ku mbuga nkoranyambaga. Gusa uyu mukobwa yaje kubitangariza uyu musore. Rurageretse hagati ya Yago na DJ Briane. Muri rusange ibibazo Yago afitanye na DJ Briane byose ntibizwi neza. Gusa uyu musore avuga ko uyu mukobwa yamuhemukiye cyane ubwo yajyaga mu kiganiro Space ku rubuga rwa Twitter cyari kiyobowe na Godfather akamusebya avuga ko Nyarwaya Inosa Yago azahajwe n'urumogi ndetse arwaye depression agahinda gakabije. Aya magambo yarakaje cyane Yago ababazwa n'uburyo uwo bakoranya amufasha mu mishinga itandukanye yaba atangiye kumusebya. Mu kiganiro aherutse
aherutse kunyuza ku muyoboro wa YouTube. Uyu musore yavuze ko yafashije DJ Brian ariko yatunguwe no kumwumva musebya mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga avuga ko anywa urumogi. Yagize ati nabahaye gasopo, narababwiye ngo nta muntu uba mu kintu cyitwa showbiz ugomba kumenyera izina rya Yago cyangwa ugomba kumvuga, noneho ukaba ufite ibirego byinshi by'abantu, abagore, abagabo wahemukiye za Kimisagara aho wicuruzaga. Uri mu bantu bavugaga ngo Yago urumogi ruramwishe na za depression. We mu mutima we arabizi ko namufashije, arabizi ko yanyibye, namuhaye amafaranga menshi ambeshya ko ari gufasha abana. Ibi bintu byarushijeho gufata indi ntera ubwo Yago yakoreshaga ikiganiro umusore witwa Fabien wemeza ko yakundanye n'uyu mukobwa imyaka 3 ariko akaba yaramuhemukiye ndetse amusaba kutavuga ibyo mu itangazamakuru, anamutera ubwoba amubwira ko azamufungisha nakomeza kuvuga iby'inkuru y'urukundo rwabo mu itangazamakuru. Uyu mugabo washatse undi mugore bafitanye umwana umwe avuga ko DJ Brian yamutengushye akamwanga muri 2020 nyuma y'uko yaratangiye kuba icyamamare, akirengagiza ko yamufashije amwitaho akamumenyera buri kimwe cyose. Yago kandi yijunditse abanyamakuru n'abakoresha umuyoboro wa YouTube bakora ibiganiro bamuvugaho ndetse n'abakira batumirwa bamuvugaho, abasaba kubireka. Bitabaye ibyo nawe agatangira urugendo rubandagaza agashyira hanze amabanga yabo. Sabo ngabo gusa kuko Yago afitanye n'ikibazo n'uwitwa Irene Murindahabi. Yago avuga ko Irene Murindahabi yamwimye abahanzi arebera inyungu zabo aribo Vestine na Dorcas, bituma batongera kugaragara kuri chaîne ye ya Yago TV show. Yago kandi avuga ko adacana uwakana Jihad, amushinja gukora ibiganiro bimusebya avuga ku bakobwa yateye inda, ubusambanyi n'ibindi. Muri 2023 Yago yavuze ko hari abantu bishyuye bakanashuka umukobwa witwa Yvonne Kayitesi uzwi nka Zekibi ngo ajye kuri YouTube akora ibiganiro amubeshya ko yamuteye inda akanayihakana. Icyo gihe inkuru yasamiye hejuru kuko uyu musore yari agezweho muri muzika ndetse no mu itangazamakuru ry'imyidagaduro. Nubwo akomeje kuvuga ibi ngibi, abantu bose ari gukora ibi biganiro ntago bari kumusubiza, bakomeje guterera gati mu ryinyo. Ese ni iki cyatumye Yago aba umuhigo muri iki kibuga cy'imyidagaduro? Yago agikora indirimbo ye ya mbere Suwejo yakunzwe n'abantu batari bake kugeza ubwo kuri uno munsi imaze kugira miliyoni 3 zirenga za views. Akoze indirimbo ye ya kabiri rero Rata yaje gukurura impaka nyinshi aho yaje kugirana ikibazo n'uwitwa Bruce Melody ndetse na Element, tutibagiye timu yose ya 155 AM. Gusa ikibazo cya Yago na Bruce Melody cyo kiraza kikagaruka kera cyane muri 2019 ubwo Yago yahaga ikiganiro witwa Majid Black akavuga kuri Bruce Melody ndetse akanamuvuga nabi cyane. Iki ni ikiganiro kitashimishije Bruce Melody ndetse abivuga none Yago. Barumvikana, Yago yemera yuko yarengereye asaba imbabazi Bruce Melody, ariko iki kiganiro ntago yagisibye. Ibintu Bruce Melody yaje kugarukaho nyuma akamubwira ati se ko twavuganye ko agiye gusiba ikiganiro n'ubundi ntagisibe. Yago yongeye kugaruka mu itangazamakuru kandi muri 2022 ubwo habaga saga mu itangazamakuru. Saga yari koroje cyane ubwo bamwibaga channel ahari mu kwa mbere. Yago yaje avuga ko impamvu YouTube channel ye yari yabuze ari abantu benshi bari bamuripotinze bavuga yuko akoresha ibiganiro byabo, kandi nibyo koko Yago yakoreshaga ibiganiro byabo. Ugiye kuvuga ngo iyi video uvuga ni ibiki? Yago kandi ari coding ibiganiro bye. Muri iyo minsi kuri channel ya Yago TV show hanyuragaho ikiganiro cya Now gikorwa n'uwitwa Hirwa Redemptus. Icyo kiganiro Hirwa Redemptus yafataga ama video yaturutse kuri channel zigiye zitandukanye, hariho Isimbi TV, Irene ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ibyo biganiro akabihuza akabasha gukoramo inkuru ya commentaire. Izo nkuru rero nizo zatumye abantu babasha kuri reportinga Yago, bavuga yuko akoresha ibiganiro byabo. Icyo gihe YouTube channel yiwe barayisibye, ariko icyo gihe Yago yaje gusobanura YouTube team avuga yuko ibyo akora ari fair use cyangwa ibyo akora ari ugutanga amakomantere kuko ibyo bintu biremewe nk'ibi ngibi ndi gukora. Yago channel yaje kugaruka nyuma y'ibyumweru 2 gusa ntago yongeye gusubiraho bya biganiro bya Hirwa Redemptus, kandi ubu ngubu aho Hirwa ari kunyuza ibiganiro bye nta kibazo afite habe namba, nta muntu waje kumuripotinga. Birumvikana yuko abaripotinze bashakaga Yago ntago bashakaga naho. Icyo gihe Yago yanditse ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga agira ati ndashimira itsinda ry'abasore 3 bakoze ibishoroboka bakabura nibyo twaregwaga byose kugeza cani garutse. Ndashimira abantu mwese mwadusengeye cyane, ntacyo nabona mbitura, mwarakoze cyane. Icyakoze mu kiganiro yashyize kuri uyu muyoboro we, Yago yikomye abantu 3 ateruye ngo bavuge mu mazina.
ibibazo bya Yago na DJ Brian ntabwo byatangiye ejo bundi, kuko muri 2020 Yago yagiranye ikiganiro na DJ Brian ndetse banumvikana yuko bazakorana ikindi kiganiro DJ Brian yambaye ikanzu. Ariko nyuma yaho Yago yaje gutungurwa nuko yaje kubona DJ Brian kuri Simbi TV aho yari ari gukorana ikiganiro na Umurungi Sabe bakoresha ya script neza ya Yago, bya bintu bari bapanze, ibintu bitashimishije Yago na gato. Ndetse navuga ko ahangaha hariho beef ya Yago na DJ Brian yahereye. Ese niki Yago ashobora gukora kugira ngo ashobore kongera kwigarurira urukundo rwa rubanda, yongeye gusibanganya no kuramira izina rye abantu bamaze gusiga umwanda? Ikintu cya mbere nabwira Yago nuko yaceceka akaba aretse kuguma mu itangazamakuru cyane, kuko burya guceceka ni intwaro nziza ishobora gutuma ubasha kunesha. Kandi babivuze kuri ngo iko inkende yurira niko igenda igaragaza ubwambure bwayo. Na Yago ko akomeza kugaruka ku mbuga nkoranyambaga avuga asubizanya n'abantu benshi, birakomeza kumwandagaza, birakomeza kugarurira ibintu byinshi, ndetse binatuma saga yiwe ikomeza gukura cyane. Yago icyo yakora ni uguceceka ubundi akareka aba big energy bakamuvuganira, dore ko ari na benshi cyane ku buryo undi muntu wari wese adashobora gutekereza. Ese byatewe n'iki kugira ngo abanyamakuru baze gufata uruhande muri iki kibazo cya Yago na DJ Brian? Nkuko mubizi abanyamakuru cyane cyane abo mu Rwanda ni ibirumira habiri, ahari amafaranga niho berekeza. Byatangiye itangazamakuru ryo mu Rwanda nta muntu n'umwe ushyigikiye Yago, abantu benshi barimo baramusebya, abantu benshi bari ku ruhande rwa DJ Brian, Jihad ndetse n'akandi gatsiko gari gashinzwe kuvuga nabi Yago. Ariko uno munsi aho Yago atangiye kugaragariza ukuri no kugaragaza amabanga yihishe mu buzima bwa DJ Brian ndetse na Jihad n'abandi bantu benshi, aho gutangiye kuvuga ko ari abatinyi bahemukiye Yago arimo aravuga yuko afite n'urukundo hari abanyamakuru n'abandi bose bari muri ibi ngibi nibarekeraho biyunge, bareke guterana amagambo, kuko nta keza kabi, kuko tuvuga ko bwakije twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza.